ariko mfite fact, mfite bilete yo mu wa gatandatu segonderi iriho umwanya wa 37 mu banyeshuri 38 ku muntu watsinze tronkome ari uwa gatatu ku rwego rw'igihugu. Nagiye Karayesi Ndera, njya muri CHIB bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare mu kizami cyitwa electroencephalogram gupimisha igipimo cy'isukari mu bwonko. Akeka ko byaba ari ikibazo cy'isukari igera ku bwonko, banyohereza muri iyo test. Ndavyibuka rwose nicaye ku mashini, umudokiteri arancomeka nyuzuza insinga umutwe wose, ndavuga ni karabaye nanjye mbaye imashini, ariko intungurwa na result. Zoom TV 24. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, abadukurikiye muri diaspora, namwe tubahaye ikaze kandi twizere ko Imana ikomeje kubaha imigisha. Imbere ya Zoom TV muri kuhabona umugabo, ndamwita umugabo kuko wenda nabonye yambaye impeta, wenda araza no kutubwira byinshi birambuye. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Hanyuma witwa nde, amazina yawe, ukora iki? Nitwa Tubonyimana Fideli. Akazi nkora nakagishumba, ndi umushumba w'intama ku rwego rwa paruwasi. Umushumba w'intama ku rwego rwa paruwasi? Yego. Ngize ngo ni zino ntama z'amatungo? Oya, ntago ari intama zino turagira, zino z'amatungo, ahubwo ni intama nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana yaremye byose, natwe yaturemye. Tuzi imirongo muri Bibiliya, umwana w'Imana yiyita ngo ni gerembo ry'intama, yiyita ngo ndi umwungeri mwiza, intama zanjye ziranyumva zikankurikira. N'abantu rero bajya babyitiranya bakavuga ngo ni mu rwego rwo kwica abantu mu mutwe, twiyita abashumba, abandi tukabita intama mu rwego rwo kubaminimiza. Hoya, ibyo twizera bitwemeza kuba twitwa abashumba, hanyuma nabo bakitwa intama, kandi byose bikaba ari kubw'icyubahiro cyabo n'Imana yakibahaye. None ndaga kugera nkavuga ati kubera iki ubundi mwita abantu intama mwe mukigira abashumba? Ntago ari ibyo twigira. Yaba ari ibyo twigira, mu bitabo byose biri aha hanze n'ubumenyi buhari, twakabaye twarabaye convinced iyo nyito tukayireka, kuko turasoma, turakurikira, tureba amakuru, abantu bose bazanye topic ziri interested turakurikira tukareba. Rero kuba turi abatoranijwe na Kristo wiyitaga umwungeri mwiza, kandi intama ze zikamumenya, hanyuma akavuga ngo abamwemera nabo baraba intumwa mu cyimbo cye. Urumva intumwa cyangwa disciple, niba disciple wawe cyangwa uwo wigiraho ari umwungeri, birumvikana ko nawe niba ugiye kugera ikirenge mu cye, of course uri kugera ikirenge mu cy'umwungeri, nawe uraba umwungeri cyangwa umushumba. Muri itorero itorero se buriya imyumvire yanjye kuri iyo ngingo iri open. Ntabwo nkunda kuba umushumba mu nkuta z'urusengero gusa, ntabwo mbikunda. Itorero barizwamo itorero mbarizwamo ryitwa itorero presbyterienne mu Rwanda, mu mpine byitwa EPR. Haya, wambwiye ni Bosco cyangwa? Nitwa Tubonyimana Fideli. Fideli byibuka witwa Didas. Hanyuma Fideli ni muntu ki? Ubwo tumaze kumva gace ko kuri umushumba, ariko tujye mu buzima busanzwe. Nari ntangiye mbivuga, uri umugabo, urubatse, warize, wize biki, utuye he? Fideli ni umugabo nk'uko mubibona, ufite umugore n'umwana umwe, utuye mu karere ka Nyamagabe. Ubu naje nturutse mu karere ka Nyamagabe, nageze hano musibe ejo hashize. Ikinzanye nta kindi kimpagurukije yari ukuza gukorana ikiganiro namwe abanyamakuru, kuko numvaga bindi ku mutima cyane. Hanyuma navukiye mu karere ka Karongi, mu murenge wa Ruganda, mu kagari ka Biguhu, mu mudugudu wa Murambi. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi 1999 kugeza 2005 niga amashuri abanza 6 ku kigo cy'amashuri abanza cya primaire Biguhu A, école primaire Biguhu A. 2006 kugeza 2008 niga icyiciro rusange muri groupe scolaire Saint Joseph Birambo ni mu karere ka Karongi n'ubundi. Yego. Hanyuma
kuva 2009 kugeza 2011 niga icyiciro cyisumbuye cyangwa advanced level mu rwunge rw'amashuri ya leta rw'Ibutare, groupe scolaire officiel de Butare. Bize muri officiel? Yego narahize. Ahantu ko higaga bahangara. Ari umuhanga cyane. Ubundi hari message yivugira umuntu atiriwe yisobanura. Jewe natsinze tronkome ndi umunyeshuri wa gatatu ku rwego rw'igihugu. Hari muri 2000 na kangahe? Hari muri 2009. Nawe uri mu ntiti rero u Rwanda rufite? Bisaba ubusesenguzi no gucukumbura neza, kubera yuko tukiraho muri icyo kigo, muri groupe scolaire officiel de Butare, umunyeshuri umwe mu bayoboye komite zitandukanye ziba zigize amahuriro y'abanyeshuri atandukanye, witwaga perezida w'urubyiruko muri icyo kigo, witwa Muvunyi Ronaldo, duheruka kumubona mu kinyamakuru ari mu Bushinwa. Yarambajije ngo ariko uracyari umunyeshuri cyangwa warahinduye ntukiri umunyeshuri? Abimbaza turi ku ntebe y'ishuri twiga mu wa gatanu segonderi. Icyo ni ikibazo ntibagirwa, kubera yuko yakimbajije bitewe no kubona yuko wa murongo w'intiti twajyanye muri groupe nshobora kuba narawusohotsemo. Byatewe n'iki? Ndumva ubu noneho Olivier ni Olivier tubonye Fideli. Oya ndavuga wo Muvunyi Ronaldo. Ronaldo yabaye umuntu ukomeye kugera naho umubona mu binyamakuru. Ronaldo yenda reka twe kumugarukaho bitamera nko kumwofendinga kandi ari inshuti yanjye, ariko namubonye atanga commentaire ku kiganiro Ismail Mwanafunzi yari yakoze avuga kuri COVID-19. Urabona cyari icyorezo cyituye ku isi, twese turi gushakisha ngo ibi ni ibiki bibaye mu isi. Hanyuma Mwanafunzi akora ikiganiro cyiza cyane kibisobanura. Hanyuma muri commentaire mbona mu izina Muvunyi Ronaldo, nkuru ifoto mbona niwe ari mu busha, avuga ati ndi mu Bushinwa ariko n'ubwa mbere nabona umuntu yisobanura neza nk'ukwiri, avuga kuri Mwanafunzi. Rero naho namenyeye ko ari mu Bushinwa, nta yindi contact yindi, ni n'inshuti yanjye, ariko akonda kibuka ko nk'umushuti twahuriye mu ishuri dufatanije urugendo rwo kubaka ubumenyi kugira ngo tuzagirire akamaro igihugu. Yigeze kugira aho anyibazaho, aribaza atari kuracyari umunyeshuri cyangwa hari n'ikindi kibazo. Yarabitewe n'iki se kubikubaza? Yarabonye wari utangiye gutsindwa, byaragenze gute? ubuzima nabwo ubwabwo usibye amashuri twiga tugatangira minerivare, ababyeyi bacu bakirya bakimara, cyane cyane abavuka mu cyaro nk'icyo navutsemo, ariko n'ibintu umuntu anyuramo umunsi ku wundi, ntambwe ku yindi, nabyo ubwabyo ni ishuri rikomeye. Reba nsinze ndi wa gatatu ku rwego rw'igihugu, mpawe ikigo nifuzaga na section nifuzaga, numva ndi mu murongo mwiza uko nabitekerezaga, ariko ndagiye ngeze ku ishuri 2:00 za mu gitondo nkatangira kuryama gusinzira. 2:00 za mu gitondo ibitotsi bikamfata nsinzira, nkirirwa mu ishuri nsinziriye. Amasaha menshi yanjye nayamaraga mu ishuri nsinziriye, abo twiganye barabizi suko. Kandi waraye uryamye? Kandi naryamiye amasaha nk'ay'abandi, ariko nkabyuka numva ntabishaka, nkajya mu ishuri ari uguhandaza. 2:00 rwose amasomo agitangira ibitotsi bikaba byatangiye kumfata ngasinzira. Ibyo rero byatumye performance igenda igabanuka, amanota aragabanuka. Byatangiriye mu wa kane, ariko mu wa gatanu niho byakomereye. Mu wa kane natangiye kubona ibimenyetso byoroheje, mu wa gatanu birakomera, ari naho yabimbarije. Hanyuma nibyo narindi kuvuga yuko performance yatangiye kugabanuka, concentration yo gukurikirana mwarimu ku kibaho iragabanuka mu buryo bugaragara. Wabaye wa gatatu mu gihugu, ukabona icyo kigo cyiza, duhe ishusho nyayo ikigaragaza ko byagiye bigabanuka. Mu wa kane watangiye kuba wakangahe, mu wa gatanu kugeza naho mugenzi wakubwiye ati ubanza utakiga? My friend, ibyo ntago nakunze kubyibuka cyane, cyangwa ntago nashatse kubitekerezaho cyane. N'ubu mbyinjiyemo kuko nk'umunyamakuru ushimye kubinyinjizamo, ariko mfite fact, mfite bilete yo mu wa gatandatu segonderi iriho umwanya wa 37 mu banyeshuri 38 ku muntu watsinze tronkome ari uwa gatatu ku rwego rw'igihugu. Ajya muri superieur wagiye kwiga ibiki?
PCB, physics, chemistry and biology. Icyo gihe nashakaga kuba medecin specialist ubaga ubwonko cyangwa umutima, nicyo cyerekezo nari mfite. Inzozi rero ndumva zaricuritse ku nyuma yo kuba uwo mwanya warasanze byaratewe n'iki? Nuko kuroga ni ukujya kwiga ibintu wenda ubona utaratsindaga, byatewe n'iki? Urumva nyine uhise ukeka. Urumva ni iyo habaye ibibazo nk'ibi urabona hari ishusho rusange cyangwa hari formula umuntu ahita atekererezamo, urukuta umuntu ahita atekererezamo akavuga ati niba bitaragenze uku bishobora kuba byaragenze uku. Ariko birumvikana ikibaye cyose giterwa n'uruhurirane rwa kondisiyo runaka zitumye icyo kintu kimera uko nguko. Sinzi rero niba washima ko ibyo bintu mbyinjiramo cyangwa niba hari undi wabishima, ariko twese tubiziranyeho. Muri anthropology baravuga ngo man is the product of nature, ubuzima tubamo, and nature nurture. Ibyo umuntu arya, ibyo umuntu agaburirwa, ibyo umuntu yigishwa, umuntu ni product cyangwa ni umusaruro uva muri ibyo bintu bibiri, nature and nature. Muri kaminuza mu isomo rya anthropology barabyiga. Rero iyo nature na nature byombi byamuriyeho bingeza kuri urwo rwego. Kugeza ubu ntabwo uramenya ikintu cyatumye utsindwa bingana gutyo. Nkomeza gukora ubushakashatsi, ariko hari amakuru maze kugenda mbigeraho. Sinavuga ko amaze kuba furu uko yuzuye nk'uko mbishaka, kuko ariko hari ayo maze kugira. Nagiye nkura muri engozi zitandukanye, kuko nk'ubu nagiye Karayesi Ndera, njya muri CHIB bitaro bikuru bya kaminuza bya Butare mu kizami cyitwa electroencephalogram, gupimisha igipimo cy'isukari mu bwonko. Barambwira ngo mu mpine y'icyo kizami yitwa EEG, banyohereza bakeka ko byaba ari ikibazo cy'isukari igera ku bwonko, banyohereza muri iyo test. Ndabyibuka rwose nicaye ku mashini, umudokiteri arancomeka nyuzuza insinga umutwe wose, ndavuga ni karabaye nanjye mbaye imashini. Ariko intungurwa na result cyangwa resultat, raporo umuganga yakoze, igisubizo yakoze, yarambwiye ngo fonctionnement du cerveau normal. Isukari irageraho neza, ibipimo dukoze turabona ubwonko bumeze neza, nta kibazo tubonye. Ni nabyo nasubije Dr. Fred wo muri Karayesi Ndera wari untumye gukoresha icyo kizami, arangije aribaza ati none se ubwo ni ibiki? Nawe ubona ko asigaranye akabazo, ariko anyandikira ibinini. Yanyandikiye utunini 4, maze kunywa 2 muri two numva ndi gusara kurushaho. Wabaye igihe nagiyeyo muri check, nagiye naganiriye, nabonye bigeze ku rwego nanjye ntumva, ngisha inama umwe mu bantu bankurikiranaga baho mvuka, arambwira ati bibwira abayobozi bawe b'ikigo urebe ko hari icyo bagufasha. Hanyuma deregiteri nkunda cyane Rwirangira Pierre Celestin ahita hamagara muri Karayesi Ndera, arababwira ati ngiye kuboherereza umunyeshuri mu mumfashirize. Hanyuma tuganiriye n'abadokiteri, nahereye ku rwego rwa centre de santé, ikigo nderabuzima, babikira banyakira neza, turaganira, bumva ntibisobanutse, banyohereza kwa specialiste Dogiteri nawe turaganira, ndamwibuka rwose, yitwa Dr. Fred, akikijwe n'abafasha be babiri, nabo turaganira, bumva nti igitekerezo kibayoboye mu gutekereza ko ahari hashobora kuba hatagera isukari hagije ku bwonko bwanjye, nicyo cyatumye banyohereza muri iyo test ya electroencephalogram. Ariko urumva nagiyeyo umunsi umwe, ngiye muri iyo test banyohereza CHIB njyayo bukeye, bampa result nyisubiza Dr. Fred arebye anyandikira ibinini, nanyweye numva biranyica kurushaho, nyweye 2 njye mfata icyemezo cyo kurekeraho, sinasubiye kumuha raporo yuko byagenze, byarangiriye. Ahubwo raporo nayihaye wa muntu nkurikirana mu muryango wari wangiriye inama, hanyuma arambwira ati niba ari uko bimeze, wa mugani ibinini bireke, hanyuma turebe indi nzira twanyura. Nuko nguko byagenze mu mijyanye na medicine n'ubuganga bwa kizungu. Ngeze mu wa gatandatu
ngiye mu wa kane ndi umunyeshuri mwiza, performance tangira kugabanuka, hanyuma mu wa gatanu biragabanuka kurushaho, ngera mu wa gatandatu mu gihembwe cya kabiri bigeze kuri urwo rwego, ngeze ku rwego rw'abanyeshuri bakora repeshage my friend, muri tronkome nta wigeze kumiga mu masomo, nta wigeze kubaho, nabonaga amanota ya mbere mu kigo cyose. Igase warigaga kumva biyajyamo cyangwa bikajyamo nibi byajyamo gute? Nageraga mu ishuri nkumva ubwonko butwikiriwe ikintu kintera kugira ibitotsi, kandi nkumva mfite weakness, mfite reports mu dukarine nuko ubu ntadufite. Twari dufite umwemfirimiye mu kigo, nagendaga nkamubwira uko ndi kwiyumva, akambwira nkabona arandika terme technique za kiganga ngo astenie physique ni umunaniro uhoraho umuntu yiyumvana. Nahoraga ndi umuntu wumva ufite intege nkeya mu mubiri, ndi umuntu wumva afite ibitotsi, ndi umuntu nuko nguko. Hanyuma rero ibyo bigatuma urumva umuntu uri gusinzira mu ishuri, uri mu mashuri ya siyanse, mwarimu afata iminota 50 yose ari kuderiva formule imwe. Nabibuka ba profe Ciyoka ba physics yamaraga iminota 50 ari kuderiva formule imwe. None se ubwo urumva iyo formule nayifata mu mutwe gute kuri urwo rwego rw'ubwonko bwanjye rwari. Rero urumva byampungabanyije muri concentration mu ishuri, ariko bigera no ku rwego no gufata note, kwandika tuza note ukura mu ikayi ya mwarimu cyangwa ku kibaho ukandika mu ikayi yawe, nabyo nkumva sinkibifitiye imbaraga. Mu rugo bari bakoze nk'umuhanga, icyo kibazo kibagezeho. Mu cyaro ho niba baranavukiye mu cyaro batangira gutekereza byinshi, umwana wacu baramuroze, byagenze gutya, bakimara kubyumva babyakiriye gute? Ntabwo batekereje ko ari ukundoga, ahubwo batekereje ko ari ubusazi buva mu masengesho, kubera yuko nkiga primary ntabwo najyaga njya mu materaniro, daragiraga twari dufite inkimwe nayo yaje kugurishwa mu rwego rwo gushaka minerivare, ariko ntabwo yagurishijwe ari gihe wiga. Hanyuma ngeze secondary, kuko urumva amezi 9 muri 12 nayamaraga ku ishuri, icyo gihe nasubiraga mu kiruhuko ntari busubire kuragira, natangiye kugira freedom yo kuba najya mu materaniro ku rusengero, cyane ku rusengero rwari no hafi yacu, ariko mbere ntago byankundiraga. Rero kubera ko ngeze muri segonderi mu wa mbere rwose twagiraga amateraniro, abanyeshuri basobanukiwe iby'ijambo ry'Imana kurusha abandi bakagira umwanya wo kutwigisha kuri ibyo bintu, nanjye nabaye interested muri byo, ndabikurikira, mpita ntangira kwinjira mu bintu byo gusenga, mu bihe byo gusenga. Hanyuma nkajya mu rugo mu kiruhuko, hari imyitwarire mfite itandukanye niyo bari bansanzwe banziho, kuko natangiye kugaragaza inyota yo gukurikira ibintu by'amasengesho n'iby'Imana cyane bitari bisanzwe. Rero kuba ari ikintu gishyashya babonye ari gishya batari basanzwe babimenyereye, kandi bigahita bihurira na coincidence nuko performance mu ishuri itangiye kugabanuka, byahise bibasakira irego amasengesho yitwa ubusazi. Hanyuma ababyeyi banjye bamara igihe kinini bazi ko ibyo ari ibisazi ndi guterwa no kwinjira muri ibyo bintu byo gusenga. Waje kubona se ko ikibazo nibura nicyo nanigeze kukubaza, ni amasomo wenda yakunaniye cyangwa se n'umuhamagaro wo kujya kuba pasiteri, kuko wageraga mu by'Imana ntugire ikibazo ariko wagera mu masomo bikanga. Weho nyuma y'ubushakashatsi wikoreye ku giti cyawe, cyangwa se cyane ko natubwiye kuri pasiteri, nubwo tutaragira igihe wageze mu pasiteri, waje gusanga biterwa n'iki? Umuntu wabaga wa gatatu ukaba utangiye kuba uwakirizo nk'uko bakundaga kubivuga. Buriya rero icyo nigiye muri ibyo ngibyo byose, navuze ko nkiri umunyeshuri ndacyakomeza gushakashaka, ndi umukunzi w'ubumenyi ku rwego rw'uko nkubonanye ubumenyi nshobora no kurara ntasinziriye ntarabugukuraho. Hagati wenda utarakomeza nigeze kumva uvuga ko ukotinga n'ibintu byo muri kaminuza, washe kugera muri kaminuza? Nagize umugisha, ni umugisha pe, ni bya bindi bita amahirwe, ni chance, sinzi uko umuntu yabyita, ariko mu rurimi rwa Bibiliya nigisha ni umugisha w'Imana n'ubuntu, grace, ubuntu bw'Imana nagize. Hanyuma nigaga section y'ubusanzwe itagira tamo n'umuntu n'umwe mu kigo nigagamo, abantu bose babonaga buruse, nta muntu n'umwe waburaga buruse. Ariko kuri promotion yacu PCB, Physics, Chemistry and Biology, hanyuma bigeze kuri promotion yacu 4 mu ishuri ryacu babura buruse.
ariko kubw'ubuntu sinzi niba mvuga ngo ni kubw'ubuntu cyangwa kuko ariko Imana yabishatse mba mu babashije kubona buruse ariko yo ku rwego rwa nyuma kuko babonye amanota ya nyuma make yashoboka 25 kuri 60 bemerewe kujya kwiga uburezi mu bw'ikiciro cy'amashuri bwa 9 years basic education. Rero ariko byageze mu cyareta ni buri ako kabuse byageze mu cyareta mbasha kwegeranya bwa bumenyi bwo mu wa kane na tronkome nari nkishobora kuba nibuka kuko ahandi ho mu by'ukuri byo nibuka nimbarwa ariko Imana ibimfashamo twatundi turaza nkibuka mbona mako kaburuse ka make njya kwiga uburezi muri kaminuza y'u Rwanda nyigira Kavumu muri Kavumu College of Education. Hanyuma nyuma yaho ubwo hari 2000 narangije 2014 hanyuma 2015 nabwo nza kugirirwa ubundi buntu nkomereza muri kaminuza y'abapresbyterienne ya Afrika y'Iburasirazuba. Ikicaro cyayo kiri Nairobi muri Kenya ni naho nigiye kwiga none ibiki muri yo ubwo kaminuza y'abapresbyterienne uhita byumva Eglise presbyterienne uhita wumva ko byari bigeze muri gahunda ya theology. None ubwo wagiye wahise ujya kwiminuriza muri theology? Yes, ntabwo nayiminuje nkuko umuntu yabivuga, nagiye ari short course ariko igitangajeho ngezeyo yari short course ku rwego rwa certificate. Ngezeyo ryarembo ry'ubumenyi ryari rifunze ishobora byose itangira kurifungura. Mba umunyarwanda wa mbere mubize muri icyo kigo utsindiye amahirwe yo gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Nagiye kuri promotion ya 5 mubize muri icyo kigo mu bahanyuze bose mba umunyarwanda wa mbere utsindira kujya mu cyiciro gikurikiyeho cya diploma. Ibyo bintu urambwira ko simbizi ariko icyo mbyumvamo Imana ishobora gufunga irembo runaka washakaga kunyura mu kwigenga kwawe. Hari ibintu ngo duharanira by'ubwigenge bari ubwigenge bari ubwisanzure ariko naje gusoma ko tutari abacu ngo twigenge. Igafunga iryo rembo ry'ibyo wigengagamo ikagufungurira irembo ry'ibyikugengamo ry'ibyigushakamo ari nabyo mu kinyarwanda gisanzwe twita umuhamagaro. Ukuvuga rero mu burezi muri la college y'uburezi wagezeyo uriga ubwo ntiwakomeye wigeze wigishaho? College y'uburezi nagezeyo niga ariko nabyo ari uguhandaza. Abo twiganye barabizi ko ari uguhandaza pe. Ko ari uguhandaza byarangoraga najyaga ntsindwa nirakoze na repeshage ya chimie ya chemistry ari uguhandaza ariko kubw'amahirwe mbona ndarangije. Hanyuma warumbajije uti wigishijeho namaze amezi 6 muri internship. Kwari ukwimenyereza ubyuka buri gitondo ukajya kwigisha kandi icyo gihe coach zambwiraga ko ndi umunyeshuri mwiza kuko niteka ryose muri ibyo bibazo byose iyo byageraga ku ngingo yitwa public speaking kuvugira imbere y'abantu yaba barimu baravivuraga yaba abanyeshuri baravivuraga ariko ikibazo kikaba content. Simfite icyo kuvugira imbere yabo ndabishoboye ariko simfite icyo kuhavugira kubera yuko ntarahabwa ubutumwa. Rero urumva nigishije amezi 6 muri internship kwimenyereza muri college adventiste y'Igitwe. Hanyuma na nyuma yaho birangiye muri bya bihe byo gushaka akazi negeze kugira amahirwe yo gusimburaho umubyeyi wabyaye ngo kwigisha kwanjye muri iyo kariyeri ya education mu mashuri ya leta. Wize yari gukorera leta ngo yigishe ubu yabaye pastor kuba pastor ngo yigishe mu by'ukuri byagezeho nza gutekereza ko hari bishobora kuba nta kundi ngiye kuba umwarimu ariko nabigiyemo ntabikunda. Ngiye naho inzozi zanjye ari ukuba umuganga. Natoye PCB Physics, Chemistry and Biology ni combination yaremwe ku nshuro ya mbere muri 2008 2009. Abo twiganye babyibuke PCB yabayeho ku nshuro ya mbere mu Rwanda muri 2009 ari combination ikorewe gutraininga cyangwa guforuma abaganga baziga muri kaminuza y'u Rwanda ibijyanye n'ubuganga medicine. Kandi nanjye izo nizo zari inzozi zanjye. Natoye iki kigo Groupe Scolaire Officiel de Butare ntekereza ko nzaba umuganga, nicyo kintu numvaga kindi ku mutima. Hanyuma mpageze za nzozi zigenda zikomera, numva none mfashe focus ko nintaba specialiste ku bwonko nzaba specialiste w'umutima.
nibyo ngibyo numvaga ntekereza mu gihe nari nkifite icyizere, ariko byagezeho cya cyizere kigenda kiyoyoka kugeza ubwo nyine mbonye ako kaburuse kubw'ubuntu bw'Imana njya mu burezi ntabukunze. Abarimu beza barabidukundisha, ba Dieudonne ndamwibuka rwose wa psychology yajyaga bati ndabizi abenshi mwaje mutabikunze ariko nta kundi mugomba kuba abarimu. Iyi psychology yarayikoresha wa mugani tugereho twumva dutangiye kwiyumva nk'abarimu, twumva dutangiye kubikunda, ariko n'ubundi ariko ako n'umuntu avuga ati nyine nabuze uko ngira, ubuze uko agira bigenda gute mu Kinyarwanda nuko guko nyine. Hanyuma se uri pasiteri rero cyangwa uri umubwiriza butumwa cyangwa we ntabwo uri profete? Hari abandi numva ngo ni ba profete, abandi ngo ni abapotre, abandi ni ba pastor, we nta titre mu itorero nkoreramo nkuko nabibabwiye presbyterienne mu Rwanda, muri format mu buyo cyangwa mu nzego zayo, mu buryo bapangamo gahunda zabo, mu nyito zabo, ndi evangelist kubera yuko narangije diploma. Urangije amasomo agomba gukora stage imyaka 2, nyuma y'imyaka 2 none hakegurirwa ubushumba ku rwego furu, nibwo icyo gihe aba yavuga ngo ni pasiteri furu. Hanyuma ariko kubera ko maze imyaka 5 yose mfite inshingano za gipasiteri n'ubundi muri paruwase, nageze 2016, uyu munsi ni 2021, imyaka 5 yaruzuye neza kuri Pentecote ishize. Urumva abakristo banyita pasiteri, ndi umushumba wabo, ariko mu nyito mu nzego z'itorero ndi evangeliste kubera yuko ntara bakonsacre ngo ngirwe negurirwe, tubiyita bundi mu mvugo yacu n'ukwegurirwa ubushumba. Ntago ndabwegurirwa rero kubera yuko ntabonye kivaranse, nubwo nize muri Nairobi uko nguko i Kenya, navuyeyo ngiye muri heke kivaranse kugeza uyu munsi, kugeza ubu rero bambwiye ko ariyo mpamvu yariyo yabaye imbogamizi yo kwegurirwa ubushumba. Urumva ariko ni mu nzego z'amategeko nyine, ariko mu nzego z'akazi urumva amazi iyo myaka 5 muri izo nshinga. Ko numva se hano hari n'abapasiteri cyangwa se abakozi b'Imana bagenzi bawe banakunda gucana kuri za YouTube, ariko wenda ugasanga nta na segondera afite, ariko we yari apotre. Ibyo ngibyo ibyo ni topic ngari, ibyo ni insanganyamatsiko ngari, kandi uyu munsi nekereza ko hari waba introduction guca ku mayange muri make yenda kuri buri topic washima kumbazaho, cyane ko yenda nanjye hari n'ibyo numvaga mfite ku mutima bijyanye n'uyu munsi w'umwana w'umunyafurika w'uyu munsi, kuko nakubwiye ko ntakunda kuba pasiteri wo mu nkuta z'urusengero gusa. Ariko kuri icyo kibazo warumbajije cyuko hari n'abatiga segonderi, hari n'abatiga iki, kugeza ubu icyo nakubwira nabikubwiye ngiye gusubiramo, reka nongere nsubiremo ibyo nakubwiye. Sinzi mu by'ukuri umwanditsi cyangwa umwigisha ndi gukotinga, ariko wize anthropology wese nekereza ko iryo jambo yaribwiye ngo man is the product of nature. Umuntu ni umusaruro cyangwa uwo ari we abikura muri kavukire ye no muri naca, muri nuritiri, mu byo yariye, mu bumenyi yahawe, mu biryo yariye, hantu yabaye, ibintu nk'ibyo byose. Hari kavukire bya bindi twita natural, kamere kavukire, hari noneho na naca, bya bindi yahuye nabyo byose mu buzima. Ibyo ngibyo niwe bigira umuntu, nibyo bigira umuntu wo ari we. Rero ngiye mu byo nize mu nzira nanyuzemo, mpamya ntashidikanya ko kunyura imbere ya mwarimu kubwira, ujya kukubwira isomo ry'ubuzima runaka, akakubwira ngo ni X, akakubwira ngo ni Y, akakubwira ngo factorize, ariko kwigisha gusesengura, gukemura ibibazo, akabikubwira mu isomo ryitwa imibare ngo factorization, akakwigisha gusesengura, agira ngo ayo masomo warayize tronkome n'ukuntu wabonaga ari ibintu bigoye. Ariko nyuma naraje uko ngenda mbitekereza nsanga burya bya bindi byose twiga mu mashuri tuba turi kwiga ubuzima. Mu mibare bakwereka ibimenyetso symbols, ukabona 2 x y, ukabona ngo algorithms, ukabona ngo ibintu nk'ibyo byose, nyamara ari ibintu bikora ubuzima busanzwe butubaye mutu. None ndatanga urugero nk'uko factorization mwarimu yayikwigisha
aba ari kukwigisha gukemura amakimbirane mu by'ukuri ariko akabikwigisha mu buryo bw'ibimenyetso rero impamvu nayo nyikubajije kuko hari abavuga ati ntabwo umuntu akwiriye kwiyita apotre cyangwa se ngo yiyite pasiteri nkawe warabyigiye n'ibyo byaranakuvunye ariko ugasanga wenda umuntu arabyutse mu gitondo ati ngenda apotre. No, kwitwa no kuba it's something different. Ubwo witwa n'uwuri biratandukanye. Byanyorohera cyane kwitwa cyangwa kwiyita pasiteri. Nyamara ndi reka neko bibiri neko ariko byanyorohera reka yenda byakorohera umuntu kwiyita cyangwa kwitwa umukinnyi nyamara mu by'ukuri ari umufana atanawuhamye yewe hari n'abafana bamurusha kuwutera urumva byakorohera umuntu kwitwa cyangwa kwiyita politician. Nimvuga politician urambwira uti pasiteri z'ibyo bya politiki ubigezemo gute kandi Abaroma 12 handitswe ko turi ingingo twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Twese abatuhisi twese turi ingingo cyane cyane abamwizera turi ingingo z'uwo mubiri. Hanyuma umwanditsi mwigisha Paulo agakomeza avuga ngo nuko rero umuntu wese mu mpano yahawe, umuntu wese mu nshingano afite nk'urugingo, akaboko, jisho, zuru, kaguru, nyine buri rugingo ruba rufite inshingano ku mubiri. Aharamwe umurongo ageraho akavuga ngo nuko hawe gutwara atwarana umwete. Wahawe gutwara ninde? Ni politician. Ni politician, ni bano bayobozi bacu bo mu nzego za leta, ku nzego zo hejuru no ku nzego z'ibanze. Rero mbivuzeho njya mbibona bina traininga ngo aba pasiteri ngo bagiye muri politike babigiyemo gute. None urumva ngende gukotinga Bible ntago ndi ukundi yabyita kose. Jewe role model, umuntu nigiraho, mwarimu wa mbere mu banyigishije bose yitwa Yesu Kristo. Ibyo yavuze nibyo nkotinga kurusha abandi bose, n'abandi ndabakotinga iyo mbona biri mu murongo nsomamo ibye. Niyo mpamvu rero karagaciyemo ngeze kuri ibyo bya politician mbitanzeho urugero ngo dahita umbaza ngo ngiye muri politike. Ariko narindi kuvuga ntibiroroshye ko umuntu yitwa umunyepolitike nyamara mu by'ukuri ari umuhinzi. Ariko na politike y'ubuhinzi baza politike yo ari ikintu Kigali reka ne kubyinjiramo cyane. Hanyuma hari abantu rero narindi kuvuga ngo kucyo warumbajije ngo kwitwa kuri ibyo bijyanye no kwitwa kwiyita cyangwa n'abantu bakabikwita nyamara atari byo uri byo. Ibyo rwose mu myumvire yanjye kwikina ari imvugo igezweho ngo no kwikina neza urikina. Ndakubwiza ukuri handitswe ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira. Iyo nkurikiza YouTube channels zanyu nkareba abasore dufite muri iki kinyejana cya 21 muhire munanaramanuka analize yakoze ukumva ararusha pasiteri ahubwo kandi bari muri ngo MMO Sande. Urumva wari wumva Ismael Mwanafunzi cyangwa Gentil Gedeon ikiga topic acukumbuye arigisha ugasanga abapasiteri dukwiye gusubira ku ishuri. Wa musore we Ismael Mwanafunzi, iyo uri gusobanura siyanse usobanura ivubi n'umuntu wese waryangaga agahita aba inshuti yacu. Ismael usobanura umwumbati n'umuntu wese watekerezaga ko umwumbati ari ikiribwa mbura mumaro agahita ajya kwishakisha ku isoko. Ismael kandi we ubona yibanda cyane kuri utu tuntu tworoheje dufata nk'amareshwa, injangwe, imbwa, ingagi. Wari wumva ukuntu yasobanuye rino ruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Yewe nge rero ndabakurikira cyane. Nibyo nanindi kuvuga hanze hari ubumenyi, hanze hari abana batyaye tubahagarara imbere turi abapasiteri tugiye kubigisha. Niba nta content ufite rero, niba nta message ufite bisaba natwe gushakashaka cyane. None ndabuzwa n'iki kudufata. Nakubwiye ngo am the lover of knowledge. Umuntu ufite ubumenyi
natanga ibyanjye byose nkamwirukaho kuko data yatanze minerivare agurisha isambu agurisha inka hari n'abageraho basa kwambura inzu bakagurisha amategura kugira ngo umwana agire ubumenyi none kubera iki gihe ngeze ku rwego rw'uko nanjye nabwishakashakira se nabufata nk'ikintu kiri cipu cy'amareshwa sinshobora umuntu wese mbonyeho ubumenyi muntu ufite ubumenyi uri inshuti yanjye nzakwizirikaho nuko bimeze rwose hari nk'ako umwana afunze yavuze kagusigaye mu mutwe ku buryo uvuga ati ebana nanjye nanakabwira n'umuntu mwana afunze ntago ari kamwe ntago ari kamwe nk'iki buriya wibuka ingingo yigeze kuvugaho ukumva rwose hari ikigusigiye urugero dufate kuri urugero rw'iruka ry'ibirunga iyo ari gusobanura urabona muri tronkome batwigishaga ibirunga pe muri geography ibintu by'ibirunga barabitwigishaga bakatwigisha kushe zigize isi urumva mwarimu akabitwigisha yenda yasomye nk'igitabo kimwe nacyo cyo ku rwego rw'ubumenyi buciriritse hanyuma akaza akatwigisha geography n'iruka ry'ibirunga rero iruka ry'ibirunga wararyize muri tronkome muri geography sibyo siyo volcanique kano kantu kabaye ejo bundi kiruka rya Nyiragongo kakaba tubireba kakaba live twese tubireba nateze amatwi Ismael mwana afunze ukuntu abisobanura gusa simvuge mwana afunze ngo ugire ngo niwe wenyine biragoye ko Ismael mwana afunze yasohora ikiganiro cyangwa Gentil Gedeon cyangwa Muhire Munana ngo icyo kiganiro kincike I can't sinshobora ariko mwana afunze ari kubisobanura rero aragusobanurira ukuntu nyine reka mvuge muri make plate tectonique zo munsi y'ubutaka zinyeganyega kumwe zinyeganyega ari imbaraga zikomeye cyane munsi y'ubutaka bikagira ingaruka ku isi dutuye hari kwa kundi avuga ati kwa kundi nk'inkara ukuntu ujya kubona ukabona inyeganyije uruhu rwayo iyo inyeganyije uruhu rwayo n'ikirondwe kiriho kiranyeganyega si byose niwe akabisobanura sinibuka niba ari urwo rugero yatanze ariko aravuga ngo plate tectonique zo munsi y'ubutaka hari ukuntu zikomana ubusanzwe ziba zigenda ariko iyo bibaye ngombwa ko zisekurana kandi muri zo harimo ibikoma bishyushye bimwe bihita bibira nk'uko wafata munsi y'isavuga ukuntu hasanzwemo ibikoma bibira bisanzwe bibira tubyita maguma ibintu by'ubushyuhe bwo ku rwego rwo hejuru avuga ngo degree Celsius ahari ngira ngo 7,000 biba bibira cyane biri aho ngaho kandi bigahora muri muvuma bigahora mu muvuma ndavyita iki mu Kinyarwanda hanyuma byagira igihe bisekurana bigateza guhungabana aho munsi y'isi hanyuma uko guhungabana kukagira ingaruka no hejuru tukabona umutingito hanyuma gutigita cyane kwatera kwasama na bya bindi byasekuranye bishobora hari ukuntu amazi yari kubirubona ko yitera hejuru iyo rero bisekuranye wa mutingito ugatuma hari igice cy'isi cyasama kandi bya bikoma biri kubira bituma hari bita bizamuka byazamuka bigasohoka mu kirunga twarangiza nibyo mwarimu muri tronkome yari yaratubwiye ngo ikirunga kiraruka ariko mu by'ukuri nitumenye ngo ikirunga kiruka bigenze bite niki gitera kurunga kuruka kw'ibirunga ibyo nyine byari ibibazo umuntu aba yarasigaye yibaza kandi ayo masomo agahabwa urupapuro ngo arayarangije ngo ni umunyeshuri mwiza utsinze neza ariko Ismael mwana afunze yagarutse kuri izi ngingo I salute his researches. Hanyuma turimo tugenda tuvugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu cya mbere abantu benshi ndabizi ko bazifuza kugaruka ubu hari abantu mwiganye benshi bakomeye pe mujya muhura we warihebeye Imana bakubwira ngo iki ntibaguseka nanyu bwanjye ndisetse kubera yuko kwiseka ariko ntago ari ukwisuzugura ahubwo mbitekereje muri angle n'uwo twahura wese yabitekerezamo yaseka pe kubera yuko twize muri groupe scolaire officielle do Butare yenda niho kubera ko ariho kariyeri yahindukiye cyane niho nanjye nibanda cyane twahize tuzi ko tuzaba abaganga kandi abaganga specialiste bakora kuri centre de santé ku murenge cyangwa ku kagari specialiste akora he ku bitaro bikuru byaba ngombwa agakora kuri 3-4 byaba ngombwa akabakora ku byo ku rwego rw'igihugu n'ibyo ku rwego mpuzamahanga nizo nzozi twahoranye uzigiye uyu munsi imyaka 5 nakubwiye ko nyimaze he mugakiza wiyeguriye Imana mukahe gace
mu karere ka Nyamagabe ahantu kugira ngo ubone imodoka utega urumva kugira ngo ubone imodoka utega ukeneye public transport imodoka ugomba gukora ku mufuka wawe kwishyura amafaranga 3,000 ya moto ikagenda ikakugeza aho uri bufatira imodoka ku buhanda urumva hanyuma ku buhanda hano mu karere ka Ruhango niho umuntu ashobora gufata East African bus mugeza nka Kigali cyangwa muri utu duce aho niho maze imyaka 5 munsi y'umusozi wa Suti suturayizi muri ya misozi ya Nyamagabe ngo za Kinyamakara za hehe mu gace kiwacu Suti niyo yubatse izina cyane kubera yuko n'umusozi muremure n'umuntu muremure mu gace kacu gace ko hafa Nyamagabe na Karongi byegeranye kuko hagati aho hanyura mu ruzi rwa Mbirurume murarwiga muri geography mu mateka muri geography murarwiga Mbirurume ibyara na mwogo turi hagati ya mwogo na Mbiruru ibyo tubiri hagati urumva turi ku Gicumbi neza rero naho ngaho maze imyaka 5 my friend ndatega moto kugira ngo ngeraho ntegera imodoka kandi iyo modoka nayo kugira ngo incugu zigenda intimbagura kugira ngo mbaje kugeraho kaburimbire urumva hanyuma moto uyu munsi urabizi nta kirahure dushyiraho ibisimba biragwa mu maso yenda ugasanga no kugura udufime two gukinga mu maso ni ikibazo cyangwa nanaziguze uwo twahure yavuga ati pasiteri yabaye umusitari kabaye urumva yabaye iniga none iby'agakiza yabivuyemo ariko ibyo byose kubivuga ntabwo ndi kwinubira wa muhamagaro tukongere tugaruke uri muri CHK uri muri Roi Faisal uri muri centre hospitalier do Butare centre universitaire bose basigaye baraho hano bamwe bafite farumasi zabo ku giti cyabo abandi bari mw'ibyo bigo ndabazi cyane ndikubwira ba Muvunyi Ronaldo bari mu Bushinwa ndakubwira yenda ni mazina rekane ko yavuga Ronaldo nuko ari we navuze ariko hari abari muri Amerika nanjye niyo target nari mfite hari abari mu Bwongereza ndabazi mbwira amazina se Janvier ndamushuhuje mu Bwongereza rwa Muzayinoke ndamusuhuje muri Amerika nanjye kandi nuko nguko nizo nzozi nahoranye ariko maze imyaka 5 hehe that is the power of the calling izo nizo mbaraga z'umuhamagaro ubundi kuko tutakira abacu ngo twigenge uzamenye yuko mfite ibihamya binyemeza guhagarara nka totura nkavuga ku buryo burambuye iyo nyigisha ariko n'izindi nyinshi rero narindi kuvuga ngo ninkomeza kuvuga ngo ndi munsi y'umusozi wa Suti ngo ndahantu nkaho gutega bigoranye nanikubitira dufimi bakavuga ngo n'ubustari n'ubu bwanwa ubu ngubu ni topic ikomeye cyane hari ya hepfo urumva nanze kubikubaza ndavuga ati se pastor w'umustari cyane nyine nakubwiye ngo sinkunda kuba pastor wo mu nkuta z'urusengero gusa urumva amahirwe y'ubumenyi yose nagize ngiye kuyazirikira urabizi dufite imvugo rusange ivuga ngo think out of the box ni box rero cyangwa ako kazitiro reka yenda nkite mu rusengero muri abo bantu bari ruko mubana gusa urumva mu by'ukuri izo nzira zose z'ubuzima nanyuzemo mvuze ngo mbe pasiteri wabo bantu bonyine abo ngabo nta bandi mu by'ukuri baba bakeneye ubwo bumenyi naba ndi kuzinzika niko mbitekereza kandi reka nanakubwiza ukuri ni gute nifata nka Nyamagabe nkazi Kigali nta mu YouTuber numwe nahamagaye nta munyamakuru numwe nahamagaye ariko nkavuga ngo ndagiye ngiye gukora ikiganiro kuri YouTube uzi impamvu kurara ntasinziriye kwirirwa umutwe undya kubera ko ibintu numva bindimo ngomba kubivuga nakubwiye ngo kuva kera iyo navugaga barambwira ngo you are a good public speaker twiga i Nairobi mu isomo rya homiletics twimenyereza kubwiriza muri commentaire abanyeshuri na mwarimu barambwiye ngo wowe turabona akazi kawe ukwiye kuba motivational speaker kurusha kuba pastor rero urumva niba nako kantu karimo simbizi buriya umuntu ntago ari we wimenya ahubwo amenywa n'abaganira nawe cyangwa n'ababwira ni nayo mpamvu Kristo yagize umunsi wo kubaza abigishwa be ababaza ngo ese abantu bavuga ko ndinde babandi duhorana bose iyo bantekereje babona ndinde burya za comment baguha kwa kundi bakubwira batushoboye iki
nibyo Ushatse wanabikurikiza. yes ushatse wanabikurikiza kuko nyine uba wabishobora. Niyo mpamvu rero nanjye ariko kubwira nti ntabwo ninubira, ntabwo mbibona nk'iby'igihombo namba kuba maze iyo myaka 5 hariya. Ndabakunda, mfite projects, imishinga myinshi ndi gusengera kugira ngo Imana idufashe igende neza, kandi nanifuza kujyamo inama n'abashumba bagenzi banjye. Ni naho nagiriye igitekerezo cy'uku, kuko sinagera kuri buri wese inbox ngo bikunde, ariko byibuze iyi ni platform ishobora gutuma uganira n'abantu benshi kuri session imwe, hanyuma ubutumwa bukihuta. Rero nari ndi kuvuga nti bantu b'inyamagabe, bantu bo mu murenge wa Musangi, akagari ka Masagara, hafa mu mudugudu wa Mutuntu, ariko by'umwihariko mu murenge muri rusange abutuziranye, ntimutekereze ko mbanga, ntimutekereze ko mbasebeje, ntimutekereze ko ibyo turimo yenda ari isebanyabuhanga, hoya, ahubwo mwibuke nako nanditse ku rubuga rw'abanyamusangi uyu munsi, twanditse ngo Rwanda rutajengwa na sisi wenyewe. Ubwo uraje umbwire kandi uti pasiteri ibyo bintu bubijya mugira ute? nawe byari politiki. Hanyuma pasa tugana ku musozo, no tubazo tubiri wenda ngira ngo dusubize mu buryo bwihuse. Guta umuhamagaro watayeho ingufu, ababyeyi bawe bakagurisha inka, ngo wari umuhamagaro wo kwiga ukaba dogiteri, ubu usigaye uri pasiteri, hari icyo wicuza? Nothing. Urareba ukuntu mbanje guhindura n'isura kugira ngo nkwemeze neza. Ntabwo nicuza namba kuba ndi pasiteri. Ntabwo wicuza? Ntabwo nicuzana. Hanyuma ibyo bintu tukunda kubyumva, kumva ati umuntu nahoze nari umuntu ukomeye muri leta, cyangwa se nari umuntu ufite ibintu Imana inkuramo, nkorera Imana. Ababyumva hanze aha wenda badafite ukwemera nk'uko weho wabivuyemo wemera, bumva ko ari nk'ibintu by'ubusazi. Niki wenda dusoza, ibintu mubihuza gute, umuhamagaro no gushyiramo inyurabwenge? Kuko n'umuntu uvuga ati njyewe ni Imana yarambwiye ngiye gukorera hariya ndeka akazi. Okay, inyurabwenge rero reka mbivuge mu magambo yanjye. Isi y'umwuka, urumva, n'isi y'ubumenyi. Ubwo ndavuga science, nkavuga na spirit. Izo si zombi, izo si zombi kugira nimwe wirengagiza rwose uburi gupfa. Iyo ubayeho ukirengagiza ku isi y'umwuka ihari, uburi gupfa. Iyo ubayeho ukirengagiza ku isi y'ubumenyi cyangwa isi ya science ihari, uburi gupfa. Ubundi umuntu muzima, umuntu ufite akamaro nk'ako tubonana abo bose dushobora gutangaho ingero, nuko bashoboye kujyanisha neza isi y'umwuka n'isi y'ubumenyi. No kuvuga ngo weho uko bisa kose naragerageje. Navuga ngo naragerageje, sindaba inzobere yenda, cyangwa hari amagambo abiri dukoresha twatuye umuntu ni nararibonye, kuko amaze kuba mu bintu byinshi, yamara kugera ku rundi rwego akaba inzobere, yaratangiye ari impuguke, yego. Rero yenda navuga ko ntaragera aho ngaho, ndacyashakashaka. Niyo mpamvu ndi kuvuga ntufite ubumenyi nzamwizirikaho, ariko uko biri kose nanone simfite 0 kameme. Urumva iyi myaka yose maze zubu navuga ngo ndacyari kuri 0 hoya nanone. Hanyuma dukurikije ibyo twaganiye, hari ikindi wumva wenda tutavuzeho, cyangwa ijambo rya nyuma? Ijambo rya nyuma numva ntataha ntavuze. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Nabushimira byinshi, ariko reka mvuga iby'uyu munsi wa 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka ngo twizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika. Kuba kuri iriya logo bakoze batashyizeho ikirango cya UNICEF n'indi miryango nk'iyo y'abantu batuzanira de cadeaux empoisonnés, batwica mu mutwe, bagashyiraho ibirango by'imiryango nyarwanda gusa ishinzwe gukurikirana umwana. Bayobozi b'u Rwanda, I salute. Hari icyo bisobanuye? Bisobanuye ikintu kinini cyane. Bisobanuye impamvu nifata nkakoresha umupira wanjye nkawitwa Ethiopian Love Family. Sinkwite Rwanda ni cyangwa Nyamagabe cyangwa sinkwite ikindi. Kwandika ngo Ethiopian Love Family ni topic ndende nanone, ariko reka kuri iyo ngingo nanone nshimire abantu nk'aba Dr. Rusa Bagirishya, baramfasha cyane guhumuka amaso. Nshimire abantu nk'aba Dr. Bihira Canisius, bakoresha YouTube cyane kandi bakamfasha mu by'ukuri nubwo nibereye pfiriya. Reka nshimire ba basore nakubwiraga, nunyere mbavuge nta kibazo, wagukoreye neza, why not kumushimira. Yewe ndanashimira nkagera ku rwego rwo gushimira diplomate
umupaturo utagize icyo akumariye ntakababazwe n'ipantaro utazamuye. Diplomate uramwemera rero cyane. Ndashimira Riderman Riderzo kanumva ari pastor w'inigasaho abantu nashimira. Reka ngurugire indirimbo zabo zikurikira cyane 100%. Yatangiye avuga ngo ndi nk'inkuba Riderman, urumva atangira avuga ubona bavuga ngo arasaza akakana kazamutse gate, ariko uyu munsi 2021 ari mu rwego intori zirusha intambwe itoranya umuntu atoranya kugira ngo byane nawe muri Rwanda Day muri miliyoni 10 na zingahe z'abanyarwanda. Kubera iki Riderman? Why not? Diplomate rero nawe reka mukotinge mu ijambo rimwe gusa, mu mirongo ye umupaturo utagize icyo akumariye ntakababazwe n'ipantaro utazamuye. Nawe ni kubyemera 100%. Impamvu nemera Kristo nkamwirukaho nkajya mu butayu nkazamuka imisozi nkiyiriza ubusa, urumva nkarara nsoma nkirirwa umutwe ndya kubera uyu mugabo badusebya ngo dukurikira umuyahudi aho gukurikira abanyarwanda. Nuko yanyeretse neza ko akaruta kandi kakamira, yanyeretse imbaraga ziruta izabandi buzi. Why not kumwirukaho? Nawe wabaye nzakagendana rero. Nzakagendana agakiza k'Imana wenda ahubwo sinza mu gihe kizaza, ahubwo reka tubikosore. Ndakagendana agakiza k'Imana wenda kagendana. Kuvuga ngo ni buri gihe, every day every time, kuva umunsi Kristo yancunguriye akavuga ngo birarangiye, hanyuma nanjye nkatera intambwe nkavuga ngo ndamwizeye mwami. Bakwitaga umuntu ariko noneho unyemeje neza kuri umwami, unyemeje neza ko wancunguye, urankonvense kabisa, mbaye convinced ko mubabaye mwisi bose nta wabaye cyamamare nkawe. Rega nta cyamamare nka Kristo. Umuntu wapfuye akabashize 2,000 by'imyaka, uyu munsi 2021 abarenga miliyari 2.5 n'isi yose bakaba bakimuri inyuma. Umustar umurenze se ni nimvuga ngo ba Riderman na ba diplomate n'aba bose ba super manager n'abandi ngo n'aba star, ariko Kristo ni umustar kubaretse. Na super manager uramuzi, mvuge n'abandi se ariko Kristo ni umustar kureza bose my friend. Yesu w'i Nazareth, I salute you. Okay, reka tugushimire cyane Fideli, twaganiriyeho 1 2 3 tuganira n'igihe kinini rwose. Byari byiza kuganira nawe kandi ntekereza ko abantu benshi iyi confusion cyangwa se intambara nta muntu utayirwara. Intambara y'amahitamo yo gukurikira iby'umwuka ukareka iby'isi, hari n'ababifata nk'ubusaza bakavuga ati ibi bintu rwose ntibibaho, abandi bakabikurikira ku maherezo bakazabonamo ibyiza. Uko byagenda kose hari izo ntambara zitugwaniramo mu mitima, hari ibyo tuba dushinzwe. Mbabarira yenda ntibagirwa ne kuguca mu ijambo. Uvuze ngo gukurikira iby'umwuka ukareka iby'isi, njye ahubwo nanibaza iby'isi niki. Iyo bigeze kuri iyo ngingo yitwa iby'isi, abigisha benshi baratubiye. Uzi umuntu kubwira ngo amafaranga ni iby'isi, n'iby'ikibwo. None amafaranga ni igikoresho nk'uko dukenera ibikoresho byose. Kugira ngo ugire iyi kamera, si igikoresho kiri kudufasha se. Rero umuntu arifata akavuga ngo amafaranga ni iby'isi. Rero waruvuze ngo kugira ngo umuntu ave mu by'isi akurikira iby'umwuka, iyo ni topic iri wide yenda twazagira umwanya wo kuganiraho. Ariko abantu batekereza ko ngo hari ibintu ugomba kureka kugira ngo ube mu bindi, bagatekereza ko pastor ngo ndi umukozi w'Imana, hanyuma president wa repubulika ngo akaba ari umukozi wa rubanda adakorera Imana. Twarana umwete. Iryo ni ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Bivuze ko yahamagawe nande, yahawe nande iyo nkoni. Iyo nkoni yo gutwara yayihawe nande? Y'Imana. None se kubera iki tutekereza ko president atari umukozi w'Imana? Ngo umukozi niko mutwiterega ngo twebwe ngo turi abakozi b'Imana, hanyuma gitifu w'umurenge ngo tukabona ari iki nazi. Iryo jambo yenda rirakomeye, ariko tukabona ari umuntu usanzwe uri aho ngo gute ari umukozi wa leta. Ari umukozi wa leta. Leta se yashyizweho nani? Bose si baremwe n'Imana. Byose tuzabiganiraho. Nshimire cyane kandi nshimiye no kuba wemeye tukaganira. N'ubutaha nizere ko nyabuneka nitugutumira abantu benshi ndabizi bazatanga ibitekerezo bitandukanye, tuzongera tukaganira. Imana ni gushoboza kongera ukagera i Kigali. Ikigaragaza umuhamagaro y'ibintu ntashobora ntibimukundira kubizinzika. Niyo mpamvu ubona bamwe bemeye bagapfa, abandi bakemera bagashyirwa mu nzu z'imbohe, abandi bakemera bakabambwa, kubera yuko iyo byageze kuri uru rwego rwitwa umuhamagaro no one can stop. Rero
kumpamagara ahubwo nukorosora wabyukaga nutinda nzakwihamagarira. Okay, amarembo arakinguye cyane. Tugushimira cyane namwe tubashimira abari badukurikiye mu bice bitandukanye, uturakanda subscribe na ukamenyetso k'umutuku. Ikindi mu nyunganizi ni ukujya muri comment tukiganirira, naho ubundi abashonje, abatameze neza, abababaye, imisi yose ntabwo isa. Umunsi urishimye, ejo wenda uzababaye, ariko ujye uhorana ikintu twita icyizere. Icyizere kirarema, kandi nyuma y'ubu buzima arabarokore bakunda kuvuga ngo hari ubundi buzima. Siko bimezera? Ni ibyanditswe ariko si ibyo bahimba. Yes. Imana rero ikomeze kubaho umugisha. Bye bye. Bye bye.